abantu bo kwa Habyarimana ntabwo bari kugira ngo badukire abantu babice komusa, badukira abatutsi babice nk'uko byagenze, ahubwo hari harimo indi mbaraga. Iyo mbaraga rero izamenyekana igihe nikigera. Ariko Kambasuhuze mwese abadukurikira kuri Umusingi TV. Turabasuhuje cyane. Umusingi TV ubifurije umwaka mushya muhire. Uraburayo just umunsi w'ejo n'uw'ejo bundi, iminsi ibiri gusa iburayo, umwaka tukaba tuwuteye umugeri. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro, ni Gatera Stanley. Uyu munsi tugiye gukora ikiganiro. Hari ibiganiro bitandukanye mu minsi ishize n'ujye numva. Hari ikiganiro numvise umugore wa Rwigara, Adeline Rwigara, yakoranye n'ibinyamakuru bitandukanye. Noneho bituma ntekereza nkavuga ni ko bavuze ko uriya mugore yari inshuti n'umugore wa Habyarimana, bakoranye na leta ya Habyarimana, ndetse banavuga ko bashyigikiye FPR Inkotanyi kugira ngo ikureho ubutegetsi bwa Habyarimana, kandi Habyarimana yari inshuti ya Rwigara, yari inshuti y'umuryango wo kwa Rwigara. Bashyigikira FPR Inkotanyi kugira ngo ikureho ubutegetsi bwa Habyarimana, kuko ubwo butegetsi nabo babonaga ko ari ubutegetsi bubi. Ariko natangajwe no kumva avuga ngo ntago yumva ngo ukuntu iriya leta yo kwa Habyarimana ngo yari gukora jenoside, ngo bagafata abatutsi bakabica, ibintu nk'ibyo ngibyo agenda avuga. Noneho ukibaza ngo ibintu arimo kuvuga uyu munsi, itangazamakuru ryamuhaye mikoro, arimo arivuguruza. Mbese ni nk'uko wakwitere nka cya gisiga n'umishe ngo kimennye inda, cyiteye urwara ngo kimennye inda. Nawe rero ni ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo uyu mugore wa Rwigara, Adeline Rwigara, ibintu arimo kuvuga asa nk'umuntu wiburanya akitsinda. None se ba mwarashyigikiye FPR Inkotanyi mukuraho ubutegetsi bwa Habyarimana, aka kanya ukaba urimo uvuga nabi ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi, kandi mwarabateye inkunga, urumva utarimo kwivuguruza? Urahakana ko utumva ngo ukuntu ubutegetsi bwa Habyarimana bwaba bwarakoze jenoside, ngo bakica abatutsi. None bishwe n'abandi. Sobanura utubwire, bishwe n'abandi. Ntabwo yemera se jenoside? Ntabwo yemera ko abatutsi bishwe n'abandi? ujye usobanurira abantu, ureke gucisha ku ruhande hirya no hino, ujye uvuga ikintu ugisubiremo. Ko mwari inshuti, ahubwo mwari kurwanya ababatera. Numvishe ushaka no kuvuga ngo Habyarimana ngo basa nkaho bari bamenye ngo iyo batemera ko baza, ubanza bari bamenye ko nibaza bazabica bakabamara. Mbese washaka ngo duhere mu mahanga? Nibyo byagushimisha? Rero umuntu ashobora guhura n'ibibazo, nibyo ntawe uhakana. Nta muntu utarahura n'ibibazo, wenda n'abandi batarahura nabyo, ariko bizaza. Ariko ntabwo ari byo umuntu yakwifuriza abantu. Ariko nuramuka uhuye n'ikibazo, nanone uburyo ucyitwaramo. Abantu hari umugore nabonye yitwa ngo bari Mukanyiko, atukana cyane, yatutse uno mugore, aramutuka cyane, aramutuka ariko bivuze ngo nuko barimo kubona basa nkaho n'ibyo uvuga usa nkaho utabizi. Mbese akanya kamwe wari inshuti no kwa Habyarimana, akandi kanya wabaye inshuti na FPR, aka kanya urimo uratuka RPF Inkotanyi. Ubwo se niba waragize ibibazo, ntabwo wakabaye uzanamo ngo
ngo iyo abantu iyo batabareka ngo baze ngo iyo badatera, mbese ubu ni nk'aho wifuriza abantu kuba baraguye mu mahanga. Kandi akandi kanya ni mwe ba mbere mwabateye inkunga. Icya kabiri, wenda bamwe ntabwo twari tuzi ko Rwigara yigeze guhunga akavugana na Perezida Kagame akagaruka. Ibyo ntabwo abantu benshi bari babizi, ariko icyari gihari ni uko ntabwo umuntu apfa guhunga gusa, buriya hari ikibazo cyari gihari. Numvishe umunyamakuru akubaza ngo ese ngo Rwigara ntiyaba yarashaka kuba perezida, urabihakana cyane. Wenda abagabo hari igihe bakora ibintu ntibabwire abagore. Twari igihe ubwira umugore akakubuza ikintu kandi wenda cyari bukugirira akamaro, cyangwa se akakugira inama nziza igukiza ibyo wari ugiye gukora bibi. Rero hari igihe byashoboka utarabimenye. N'ikindi bakubajije kuri Solidarite Kibuye, byari bimeze nk'ishyirahamwe ry'abanyakibuye. Urabona ko benshi bagiye bahura n'ibibazo, ba Sebarenzi uvuga n'ukuntu yahunze, amerewe n'abahigwa nabi, n'abandi bagiye bahura n'ibibazo, ba Asiel Kabera, bose bagiye bivugaho. Ariko jyewe ikintu cyatumye nkora n'ino video ni uko wavuze ngo iyo babareka bakaguma hanze, ngo nako ngo kwa Habyarimana bari bemeye guparataja. Mbese birasa nkaho utemera, usa nkaho uvuga ngo iyo baguma mu mahanga, niko urimo gusesengura, niko birimo kutubwira. Iyo tuguma mu mahanga, ntabwo rero byadushimisha twebwe kumva umuntu uvuga ngo iyo tuguma mu mahanga ntitujye mu gihugu cyacu, cyangwa ngo abantu ntibatahe mu gihugu cyabo. Ikindi cya kabiri, uravuga ngo hari ukundi kuboko kuzamenyekana, nk'imbaraga z'ukundi kuboko ngo zizamenyekana aho zaturutse, abakoze jenoside. Ngo kuko ntabwo wumva ukuntu ngo abantu bo kwa Habyarimana bajya mu Batutsi bakabica. None uratekereza kandi kaboko kazamenyekana ni akahe? Wowe already wamaze kugatekereza, katubwire ni akahe, tubanze tumenye uko byagenze. Ariko ugera kuri icyo kibazo ukavuga ngo ntabwo ndi burenga aho ngaho. Kubera iki? Harenge utubwire. Urakeka ku kaboko kandi ari akahe? Imbaraga zirimo ni izihe? Ntabwo jenoside wemera se? Ntabwo wemera ko abahutu bishe abatutsi? Ntabwo byemera? Barabishe, ibyo birazwi, n'isi yose yarabyemeje, nta kuntu wabihakana wowe umuntu umwe. Nibyo bindi. Rwigara yaba yarapfuye, bavuze ko yishwe n'impanuka, abantu bose barabibonye. Wowe uvuga ko yishwe, hari impamvu. Ntabwo umuntu apfa kwicwa gusa. Iyo mpamvu uzayishake uyibwire abantu, bamenye ukuri. Noneho bamenye ko aba ari abantu ushinja kuba barishe umugabo wawe, ngo n'ibyo babakoreye si mwarafunzwe n'abakobwa bawe. Ariko nyine ibibazo niyo mpamvu navuze ngo ibibazo bibaho, ariko ntabwo twakwifuriza umuntu ko agira ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ariko ikintu cyo kuvuga ngo ntabwo wemera ngo ukuntu abantu bo kwa Habyarimana bajya mu Batutsi bakabica, icyo ngicyo rwose itangazamakuru nicyo riberaho. Umuntu bakamushyira hanze, abantu bose bakamenya bati uyu muntu ibintu avuga nta nubwo bihura, cyangwa se afite umujinya just w'ubutegetsi buriho, wenda kuba bwarabafunze n'iki, hari umujinya ubigutera. Naho ubundi niba mwarashyigikiye RPF Inkotanyi ku rugamba, ibiki byose, nuko mwari mwagambaniraga rero ubwo ngubwo abo kwa Habyarimana, kuba mwari inshuti. Uvuga ukuntu mwajyagayo, umugabo wawe yari afite icyubahiro, mwajyagayo bakabakira. Urumva n'abandi baravuze ngo imyenda yambaraga Agatha Kanziga niyo
Ha- na umugore wa Habyarimana imyenda yambaraga nawe niyo wambaraga, ni mbese mwari inshuti magara, ubwo ntabwo wabagambaniye se, warabagambaniye n'abandi rero wasanga nabo mwari mugiye kubagambanira, ubwo se urumva abantu urumva ubu hari uwakugirira icyizere koko? Hmm? Umukobwa wawe Diane Rwigara ko yashaka kuba perezida, abaye perezida n'uwo mujinya ufite byagenda bite? Haba iki? Haba iki? Erega hari igihe umuntu avuga ijambo abantu bagatangira kwibaza ibibazo byinshi. Kuko ubu ngubu icyerekana ni uko hari ibintu byinshi mwahita muhindura ku bijyanye n'amoko, kuko urimo uravuga ngo ntabwo wemera ko ubutegetsi bwo kwa Habyarimana bwajya mu Batutsi bukabica, avuga ngo ntabwo iyo Habyarimana atabareka ngo baze ngo agasa nk'ubareka bakagumayo, ngo yari yabimenye wenda ko nibaza bazabica bakabamara. Urumva ibintu urimo kuvuga ntabwo bihura pe, ahubwo muri abagambanyi, muri abagambanyi. Niba abantu muri inshuti mukundana musangira kandi ari perezida ari n'umugore we, mukababeshya mugatera inkunga abaje kubarwanya, ubwo rero muri abagambanyi. N'aba bariho rero ubwo wenda wasanga mwarashaka kubagambanira. None yari yarahunze iki kutatubwiye icyo yari yarahunze? Rero ni ibyo ngibyo nashaka kuvuga kuri ikiganiro cyawe. Numvise usa nkaho wivuguruza, numvise usa nkaho uvuga ibintu bidahura, numvise usa nkaho ufite umujinya mwinshi, numvise usa nkaho utemera jenoside, numvise usa nkaho ni byinshi numvise ugenda wivuguruzamo. Kandi kera mwari mushyigikiye, mbese ukuntu mwari mushyigikiye kwa Habyarimana na RPF Inkotanyi niko mwari mubashyigikiye, kuko n'umukobwa wawe yajyaga ajya kuri Twitter numvise uvuga ngo ntago yari abizi. Ubwo se umuntu ushaka kuba perezida w'inararibonye w'umunyabwenge, kuko ntabwo wajya kuba perezida inararibonye utari umunyabwenge ngo bikunde, ugomba kuba ufite amakuru. Rero bavuze ngo ushaka kuba atarazi amakuru, ubwo rero niyo mpamvu wenda nubwo kuba perezida byamunaniye. Ubwo rero mwebwe muri abagambanyi, nicyo umuntu yavuga. Nibyo ngibyo rero nashaka kuganiraho uyu munsi. Reka mbashimire abakomeje gukurikirana ibiganiro byacu no gukora like no gukora subscribe, ndabashimira cyane. Mbifuriza ko tuzasoza umwaka neza, n'undi tukawutangira neza, nawo tukanawusoza. Ndabashimiye rero, mugire umugoroba mwiza. kuko abantu bo kwa Habyarimana ntabwo bari kugira ngo badukire abantu babice komusa, badukire abatutsi babice nk'uko byagenze, ahubwo hari harimo indi mbaraga. Iyo mbaraga rero izamenyekana igihe nikigera. Ariko komusa badukira abatutsi babice nk'uko byagenze, ahubwo hari harimo indi mbaraga. Iyo mbaraga rero izamenyekana igihe nikigera. Ariko nkurikije jyewe uko bariya abantu bari bateye, abo nari nzi, ndavuga abo mu butegetsi bwa Habyarimana, nkurikije uko bari bateye, sinshobora, ntabwo nakumva ukuntu binjiye kuba bategura jenoside. Ntekereza ko harimo ukundi kuboko, harimo indi mbaraga, ntabwo ndi burenzaho. Nkurikije uko nari mbazi, nkurikije uko babanaga n'abatutsi, nkurikije gusa bari jyewe mu mbabarire kuba iki kintu nakivuga, jyewe namaze kubona bariya abantu uko bateye, ndavuga ni buriya perezida Habyarimana ahubwo kuba yari yarabanje kwanga ko baza, sibye ko ngo nyuma yari yarabyemeye, baremeye kuparitaje, ahubwo bariho bahita bamwica batera. Jyewe ntekereza ko yari abazi, njye nuko nabitekereje ko yari abazi, nkurikije jyewe ibyo bankoreye uko nababonye. We yenda yari afite ukuntu yabanye nabo, yabamenye twe tutabazi.
noneho agatekereza ati nibaza bazatumara, ubwo agasa n'ukingira abana be, ariko ibyo ntiyabivugaga, ntabwo tubizi, akingira abaturage. Njye nuko mbitekereza, ariko nkurikije uko nari mbazi mu myaka, ubwo umuntu w'umunyenduga wo muri iriya myaka mbere ya doko muri za 73 anyumvise yantuka yababara, ariko icyo gihe ntacyo nari nzi, bambabarire, ndavuga ibyo kwa Habyarimana. Umuntu wese rero donc nashakaga kuvuga yuko ntabwo nabyumvise mu minsi ishize. Navuze na bamwe baba responsable baparticipye muri jenoside, ariko mvuga nti nari mbazi n'imiryango yabo ari abantu b'indakemwa. Icyo gihe rero bikazana ikintu cyo kwibaza, kandi umuntu wese akakibaza ati hari harimo indi mbaraga tutazi, kuko abantu bo kwa Habyarimana ntabwo bari kugira ngo badukire abantu babice komsa, badukira abatutsi babice nk'uko byagenze, ahubwo hari harimo indi mbaraga. Iyo mbaraga rero izamenyekana igihe nikigera. Hari harimo indi mbaraga tutazi, kuko abantu bo kwa Habyarimana ntabwo bari kugira ngo badukire abantu babice komsa, badukira abatutsi babice nk'uko byagenze, ahubwo hari harimo indi mbaraga. Iyo mbaraga rero izamenyekana igihe nikigera. Ariko nkurikije jewe uko bari abantu bari bateye, abo nari nzi, ndavuga abo mu butegetsi bwa Habyarimana, nkurikije uko bari bateye, sinshobora, ntabwo nakumva ukuntu binjiye kuba bategura jenoside. Ntekereza ko harimo ukundi kuboko, harimo indi mbaraga, ntabwo ndi burenzaho. Nkurikije uko nari mbazi, nkurikije uko babanaga n'abatutsi, nkurikije gusa bari jewe mumbabarire kuba iki kintu nakivuga, jewe namaze kubona bari abantu ko bateye, ndavuga ni burya Perezida Habyarimana ahubwo